cyane niba ntibeshye ntekereza yuko ari mwebwe bayobozi ba mbere babayeho ari we wa mbere wayoboye uru rugaga kuva rwavuka. Mbese igitekerezo cyo gutangiza runo rugaga kugira ngo abakomisiyoneri babashe kuva mu kajagari n'iki cyavuye hehe, mwabitekereje mute, byatangiye gute? Urakoze cyane. Mbijyamo nari mvuye kwiga masters muri public administration muri Australia. Nari narigeze nkoraho gatoya mu company yabikoraga, bakoraga neza cyane, numva ndabyishimiye. Sinahise mbona akazi kuko nakoraga ibintu bya consultants, nkasanga mfite umwanya munini cyane. Nza kubijyamo uzi ko ari ibintu bikora neza, ngezemo nsanga harimo akajagari kenshi. Hamwe na companies zindi nk'icumi abayobozi bazo twishyira hamwe muri 2015 turarushinga, tugira Imana PSF iradufasha rujyaho, ariko ruza guhura n'imbogamizi kuko abantu benshi bari babirimo bakora icyo gihe ntabwo babyumvaga. Muri iyi minsi barabyumva kandi baranashaka nuko bitungana, ariko mu buryo urugendo rwari rurerure nkuko abantu benshi bagiye bareba wenda ibyo ndi kuvuga, twagiye twese dusezeranya abantu ko bigiye gutungana. Ubu rero twavuga ko bimaze gutera intambwe nziza. Mu minsi izaza abagana aba bantu bakagira ikibazo bafite naho bazabariza aho bitagenda neza bigakosorwa. Murakoze cyane. Ngira ngo iteka gutangira biragora, gutangira ikintu gishyashya abantu batamenyereye. Mbese challenge cyangwa ibintu byabagoye mu gutangira ni ibihe? Mbese ubu ngubu aho mwari mugereje byari bigeze hehe ku buryo komite basimbuye izaheraho ikabasha nayo kugera kure? Murakoze cyane. Icyambere cyari kigoye no kugira ubufasha buturuka muri leta nkuko izindi nzego zose zigira. Nuvuga nta regulator twari dufite, nubwo nta mategeko yari ariho, twagombye kubanza kweshyiraho internal rules and regulations. Nta code of ethics na code of conduct byari biriho, twagombye kubiganira mu nama zitandukanye, kugisha inama izindi nzego. Iyo process yari ndende cyane, ndetse no kubona members. Urumva twatangiye turi 10, ubu tumaze kugera 150 n'abasaguka kandi n'abandi baracyashaka kuza. Nuvuga iyo gutangira kubaka gushyiraho urwo rwego n'ibiruyobora n'ibirugenga ndetse n'amabwiriza ntabwo byari byoroshye. No gushaka partners noneho babyumva, gukorana na Rwanda Revenue Authority kugira ngo idufashe abantu bari gukora bashobore gutanga imisoro, gukorana noneho na Financial Intelligence Center kugira ngo ibintu byiyeza ndonke ntibizagaragaremo nkuko byagiye bigaragara handi hose. Ibyo byose byatwaye imbaraga nyinshi, ariko turanezerewe ko komite igiyeho nibura ifite urufatiro, ifite fondation kandi bafite icyizere kandi bamaze kubona ko byose bishoboka. Murakoze cyane. Ngira ngo abari kudukurikira bari kumva urwego ibi bintu bigezeho. Mbere yuko iyi komite yanyisoza igihe cyangwa se irangiza manda yayo, hagiye havugwa ibintu bijyanye no kwiyandikisha kw'abakomisiyoneri. Ngira ngo byateguraga ibijyanye n'aya matora. Mbese mushoje manda, umubare w'abamaze kwiyandikisha ungana gute? Abantu bari kubyitabira? Mbese ubu ngubu muri rusange mwaduha ishusho y'aho musoreje manda, abanyamuryango bangana iki, abo mutegereje ko bari kuzaza ari bo komite izakomeza gushaka bangana iki, mbese kugira ngo n'abatwumva bagire ubushake bwo kuza kugira ngo bakorane hamwe n'abandi bave mu kajagari, bave mu mihanda? Icyo ni ikibazo cyiza. Mu by'ukuri twanditse companies 150. Ni ukuvuga ngo ibigo bikora uyu mwuga, ni ukuvuga ngo nibura buri kigo gifite ukiyobora, gifite na shareholders bose bagera hafi 230. Ariko harimo n'abandi babikora ku giti cyabo tutashoboye kwandika, ariko barimo kutubwira nabo ko bashaka kuza. Ariko wibuke ko hariho process noneho, hariho ibisabwa kugira ngo umuntu ajyemo. Komite rero nshyashya iraza kubinononsora, izongera itangirira aho ngaho, yongera umubare, irebe bari barimo wenda batabyujuje, ibafasha kubyuzuza. Icyo navuga ko ari kimwe kizibandwaho. Ikindi cya kabiri ni ukwigisha wenda abadafite ibisabwa kugira ngo bige. Icyanyuma iyi komite nanone ifite ni inshingano zo kuzatoza ku nzego z'akarere no ku nzego z'intara kugira ngo habeho uhagarariye RWAREB kuri izo nzego, urwego rw'intara ndetse no ku rwego
rw'akarere, nyuma bizakomeza bijya no ku rwego rw'umurenge, bakorane n'inzego n'ubundi zisanzwe zihari za PSF. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda dusoza ikiganiro cyacu turi kuganira ku bijyanye n'imitungo itimukanwa, imikorere mu bakomisiyoneri n'uburyo murimo mugenda mubinoza. Mbese muri makeya mwabwira iki abadukurikiye bakiri aho ngaho mu mihanda cyangwa se bagikora mu buryo bw'akajagari? N'iki se kandi mwabwira komite nshyashya igiye guhura nabyo imbere, cyangwa se orientation mwayiha? Noneho mugasoza munatubwira ese mukurikije intego mwatangije uyu muryango cyangwa se iyi association mufite, mubona muyigezeho cyangwa se murangije manda muyigezeho ku kigereranyo cya kangahe kwijana? Murakoze. Wenda natangira nsubiza icyo cya nyuma kugira ngo ntaza kwibagirwa. Icyo navuga nuko nezerewe ko hari intambwe nini twateye tumaze gutera, cyane dufite regreta, dufite urwego dukorana narwo kandi ruzadufasha kugira ngo habemo discipline mu bikorwa byose, kandi dushobora gukora inshingano zacu zijyanye n'ibidusabwa muri leta n'ibidusaba muri community. Icyo nabwira komite nshyashya ni ukureba ko batagiye guhangana, ahubwo bagiye gufasha bariya abantu, abakora neza bakarushaho gukora neza, abakora nabi bagasubizwa ku murongo bagakora neza. Icyo mbwira rero abandi batari gukorera ku murongo, nibagane RWAREB, nibagane PSF, inzego zikorera ku murenge, ku kagari n'ahandi hose, kugira ngo basubire ku murongo, kuko igihugu cyacu aho kiganisha muri 2050 ni igihugu kitakwemera ibintu by'akajagari biri ubu ngubu, ndetse natwe tudakwiriye kurangwa n'ibyo ngibyo. Kandi nizera mpamya ko ibyo turimo gukora twese ni ukubaka. Iyo wubaka nturambirwa. Intambwe ni nziza imaze guterwa, turayishimiye. Kuvuga ngo tugeze ku kigereranyo cyangwa ibyo twari twihaye bijyanye no gushyiraho bazi twabigezeho, navuga ko wenda kubera ko habayemo ibigeragezo ni nka 80% ntihaye menshi cyane. Murakoze cyane, turabashimiye, mwakoze akazi keza. Ngira ngo mwubatse igihugu cyangwa se mukomeje no gutanga umusanzu. Turabashimiye rero yuko muri gukomeza gufasha abanyarwanda kugira ngo bakore mu buryo buciye mu mucyo kandi bubasha kubafasha kwiteza imbere mu buryo burambye. Murakoze cyane kuduha umwanya wanyu. Nanjye ndabashimiye, nagira ngo nibutse abatwumva ko nitwa Semarinyota Alexandre. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Dukomeje kubashimira mwebwe mu kidukurikiranye, nkuko twarimo tubibabwira yuko turi hano Igikondo ahasanzwe habera expo, ahamaze kubera amatora y'ubuyobozi ku rwego rw'igihugu bw'urugaga rwitwa RWAREB. RWAREB ni urugaga ruhuza abakomisiyoneri cyangwa se abakora umwuga wo kuranga imitungo itimukanwa ndetse no gukora ibijyanye na management, donc bifitanye isano byose na real estate. Muri aka kanya rero twarimo tuganira n'umuyobozi mukuru w'urugaga ucyuye igihe, amaze kutuganiriza byinshi bitandukanye kuri manda ye arangije. Tukaba rero muri aka kanya tubashije kubona umuyobozi umusimbuye ugiye gukomeza manda ikurikira. Ngira ngo yatangira yibwira abakurikiranye Nzuri Market ibijyanye abibwira muri rusange. Murakoze. Jye nitwa Joseph Rutiyomba, ari jye umaze gutorwa kuyobora manda ikurikira y'urugaga rwa real estate brokerage mu gihugu hose mu Rwanda. Real estate management and brokerage. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo muri aka kanya dukurikiwe n'ingeri zitandukanye z'abanyarwanda. Ngira ngo muri rusange wasobanurira abadukurikiye muri aka kanya urugaga mugiye kuyobora muri aka kanya ari rwo RWAREB, Rwanda Real Estate Brokerage. Muri rusange se urugaga rukora iki kugira ngo umunyarwanda wari we wese abashe gusobanukirwa n'urugaga muri rusange? Mu by'ukuri urugaga rushinzwe nk'uko n'izina ryabyo rivuga gutunganya uburyo serivisi zitangwa zo guhererekanya hagati ya nyir'umutungo n'uwukeneye, bwaba mu buryo bwo gukodesha, mu buryo bwo kugura cyangwa se kuba yakoresha ikindi kintu biri mu masezerano hagati yabo.
tukaba mbese turi nk'abahuza hagati y'izo nzego ebyiri, ariko ikiyongeraho cyane cyane ari nacyo ngira ngo n'urugaga rubereyeho rw'umwihariko ni ugufasha izo nzego zose, abo bantu bose gukora mu buryo butarimo akajagari, mu buryo buri organized kandi bufitiye inyungu buri wese. Murakoze cyane. Ngira ngo urugaga rwanyu rubumbiyemo abakomisiyoneri hirya no hino. Muri aka kanya twarimo tuganira n'umuyobozi musimbuye, atubwiye yuko hari abatarabasha kurwinjiramo. Mbese mwababwira iki cyangwa se mugiye gukora iki kugira ngo umuntu wese uzi ko akora uyu mwuga w'ubukomisiyoneri abashe kwibona muri uru rugaga, abashe kuza? Icyambere babyita nka organization, kubabumbira hamwe no kubereka cyane cyane ngo inshingano zabo ni izihe, kuko murabizi iyo uvuze umukomisiyoneri abantu bahita babibona muri negative sense, bahita babibona mu rwego rubi, babantu bakora mu kajagari, babantu basaba yango. Hari n'amateka ya vuba y'amakosa menshi yagiye aba muri ako kazi. So no kugira ngo ubwabyo abakora uwo mwuga bawukore bumva ko ari umwuga koko ufite ishema. Mu mateka turabizi hari abagiye babikora n'ubu ngubu bagera ku rwego rukomeye, kandi ari mu bukungu, ari mu buryo bwo kwiyubaka, bakaba banazwi mu rwego mpuzamahanga. So ni ukugira ngo rero abantu ubwabwo babanze bumve ngo ni iki rero RWAREB ni urugaga ruhuza abo bakomisiyoneri, butanga mu buryo bwo gutanga service no ari kubayikeneye, ari za nzego ebyiri, no kubayitanga n'abayikeneye, ari abaguzi cyangwa se ari abagurisha. Twebwe tukaba hagati mu buryo bwo kubafasha kubikora mu buryo butabangamiye amategeko kandi butabangamira buri wese. Iby'ingenzi abantu bakwiye kumva nuko ari abo cyane cyane abakabaye abakomisiyoneri, nukumva ko ari umurimo koko w'agaciro. Nibamara kumenya uburyo bikorwa, amategeko abagenga, bakamenya ngo obligations zabo ni izihe, ndetse na obligations z'umuguzi cyangwa se ugurisha ni izihe, kugira ngo contract ikorwe neza mu buryo bwa win-win. Murakoze cyane. Ngira ngo mwari mukomoje yuko abantu yuvuze umukomisiyoneri hano muri iki gihugu bifite ukuntu bisoundinga, umuntu akumva wenda nakazi se gasuzuguritse n'iki byose, kandi runo rugaga muhagarariye rukaba ari rwo ngira ngo ruri ku ruhembe rwo kureberera umukomisiyoneri n'iki byose. Mbese abaturage cyangwa abanyarwanda muri rusange bagifata iyo image, kumva umukomisiyoneri ko ari umwuga usuzuguritse n'iki, mwabasha kumubwira iki, mwizeza iki kugira ngo iyo image izagenda ihinduka mu bantu? N'iki mwababwira? Icyo twababwira nuko noneho hagiye kubaho amategeko, internal rules, ariko zikazashyirwa no mu mategeko agenga igihugu, uko dufite urwego rutureberera rwa Financial Investigation Council. So iyo ari noneho tukaba tunakorera no muri PSF. Ni ukuvuga ngo dufite urwego rutureberera kandi turi urwego ruhamye, ruzagira amategeko atugenga ku buryo ari umukomisiyoneri azisanga ya mategeko amurengera, amufasha. Urabizi nubwo tuvuga ko nabo bakora amakosa, ariko hari nabo barayakorerwa menshi cyane. Nkuko ushobora gutanga service, wamara kugira ibyo mwumvikanye n'uwo agomba kukwishyura, akakwishyura uko ashatse cyangwa se ntanakwishyure, kandi ntihagire icyo wifashisha kugira ngo ube wamukurikirana. Icyo ni ikibazo kimwe kizaba gikemutse. Ikindi, iyo ibintu bivuye mu kajagari bigahabwa umurongo, buri gihe bitanga umusaruro mwiza. Ikindi ni ugukuraho n'urujijo. Ntabwo ari abakomisiyoneri gusa, real estate brokerage igira ibintu byinshi. Hari development, hari kuba umuntu yagura ahantu ukubaka, ukagurisha amazu. Ibyo byose birakorwa.
hari kuyasana, wamara kuyakora neza ukayagurisha, ibyo byose biza muri service zacu. Mbese noneho no kumenyekanisha no guhuza umuguzi n'umugurisha. Ni akazi gakomeye rero, gasaba ubwitange, gasaba ubwenge, gasaba kubukora mu buryo busobanutse, kandi tutibagije ko n'amategeko tugomba kuyakurikiza. Murakoze cyane, ngira ngo abadukurikiye babyumvishe, bumvishe icyo mugiye gukora kugira ngo umwuga ukomeze utere imbere, ndetse n'abakomisiyoneri aho bari hirya no hino bumvishe yuko hari urwego ruriho. Ngira ngo hari umubare munini w'abatari baza, hari umubare munini wabo ba developers bubaka bagurisha cyangwa se basana, bakora izo za property management. Nka komite nshyashya ni iki mugiye gukora kugira ngo abo bantu bose baze babe muri urwo rugaga, mbese barwibonemo? Dufatanyije n'inzego zitandukanye uko namaze kubibabwira, tuzakoresha imenyekanisha ku buryo kugeza ku rwego rwo hasi umuntu wese uri interested, ari abasanzwe babikora n'abasanzwe batabikora, bazabimenya. Noneho hakabaho kwiyandikisha mu rugaga kugira ngo duce akajagari. Batabaye kwiyandikisha, nta ngo abantu bamenyekane mu rugaga, bahabwe amabwiriza, bahabwe guidelines, bahabwe internal rules na regulations, nanone kakajagari kakomeza. Birabasaba rero tuzabamenyekanisha. Ndizera ko dufite channels nyinshi zo kubamenyesha, tuzabikora kandi bizagenda neza. Murakoze cyane. Ngira ngo tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu, ntekereza yuko abagifitemo inyungu cyane cyane n'abanyarwanda muri rusange. Umuntu wese ufite icyo akora wese uri gutera imbere, iyo yagize amafaranga nta kindi abatekereza gutunga ikibanza, gutunga inzu, kandi umuyoboro nta wundi ni babakomisiyoneri bari muri RWAREB. Nuvuga ngo ndagira ngo dusoza mugira icyo mubwira abadukurikiye muri rusange, wenda muhereye ku banyarwanda, icyizere mubaha kugira ngo babe bakomeza kugana izo companies ziri mu rugaga, aho kugira ngo bakomeze bajya muri babandi bateza ibyo bibazo. Icyizere mubaha, serivisi z'umuntu ubarizwa mu rugaga aho zitandukaniye n'umuntu utari mu rugaga. Murakoze. Icya mbere ni ukubizeza ko ubwo noneho bigiye gukorwa mu buryo buteguye neza kandi bugendera ku mategeko n'amabwiriza ahamye, bizakorwa neza. Ariko tubasaba nabo ngo badufashe gufasha abashaka gukora akajagari kugakoreramo, kuko iyo ubigenje utyo, iyo agukoreye icyaha ntabwo ubona uko umukurikirana. Ariko uciye mu rugaga, uciye muri company zemewe n'urugaga, kandi bamaze kubabaza ko bafite ibyangombwa by'urugaga ko tuzabitanga, nawe iyo ugize ikibazo umenya aho ukurikirana, ku buryo n'ibyakwangirizwa cyangwa se ibyo umuntu yaba yishe wabona ukuntu bikurikirana, hakabaho na compensation igihe bibaye ngombwa. Murakoze cyane. Wenda dusoza tugarutse noneho ku bakomisiyoneri muhagarariye, ni iki mwabwira abataraza cyangwa se abatarinjira muri izo companies ziri mu rugaga kugira ngo babashe gukora mu buryo buciye mu mucyo? Ni iki mwababwira? Inyungu babifitemo ni izihe? Mbese kwinjiramo hasabwa iki, bisaba iki? Icyo twababwira ni uko imiryango yuguruye, kandi kwinjira nta kindi, ni uko hazabaho uburyo bwo kureba niba koko n'ubikora abishoboye, ko ntabwo ari akazi ka buri wese ashobora gukora. Hari imirongo myinshi tuzatanga, turebe ko ubikora abishoboye. Icya kabiri, n'abatabishoboye tuzabaha amahugurwa. Ari ababishoboye ari n'abatarabimenya, nabo tuzabaha amahugurwa ku buryo buri muntu wese amenya ngo niki ngombwa, niki ngomba. So ku buryo mu by'ukuri imiryango iruguruye, ahubwo baza ari benshi, bizabafasha, aribo bizabafasha mu mikorere yabo, kuko tuzabahugura mu buryo bw'imikorere myiza n'amategeko. Noneho bazaba bafite n'amategeko abarengera kurusha kuba bakorera mu kajagari, kuko akoze mu kajagari nta tegeko na rimwe ryaba rimurengera. Ahubwo mu butaha bishobora kuzitwa n'icyaha kuba wakora uko ushatse, kandi hari urwego
ruhari tugomba gukoreramo. Murabizi hari inzego zagiye zitangira nk'uko ubu zikaba zimaze kwiyubaka, nk'abo tuzi nk'abavunjayi n'abandi n'izindi nzego nyinshi, kandi ubu ngubu aho byavuye naho bigeze biragaragara ko hari impinduka. Akajagari tukareke, dukore mu bucyo, nibyo bizatugira akamaro. Murakoze cyane. Ngira ngo dusoza twakomeza kubwira abakurikiye Nzuri Market yuko turi kumwe n'umuyobozi mushyashya umaze gutorerwa kuyobora manda y'imyaka 3, ngira ngo ni 3, ayobora urugaga rw'abakomisiyoneri ruzwi nka RWAREB. Ngira ngo komite icyuye igihe hari ibikorwa byo kwandika abakomisiyoneri byari birimo bikorwa. Ese ibyo bikorwa birakomeza cyangwa mugiye kubiha undi murongo mushya, cyangwa abantu bararindira mwongere mubabwire? Ngira ngo wenda abakomisiyoneri bari baratangiye kwiyandika, bamaze kwiyandikisha, n'abari bafite gahunda yo gukomeza kwiyandikisha, ngira ngo wenda mwagira icyo mubabwira muri aka kanya kugira ngo bamenye umurongo wundi ukomeje. Murakoze. Umurongo warusanzweho urakomeza, ahubwo twebwe icyo turi bwongereho ni ukubasanga aho bari, tukabigisha, tukabereka inyungu zo kujya muri forum, hanyuma tukanabafasha no kugira ngo biyandikishe batarinze gukora ingendo ndende. Murakoze cyane. Ngira ngo wenda twasoza tubashimira ko mwaduhaye umwanya mukabasha kuza kuvugana natwe kugira ngo dukomeze tugezeho abanyarwanda ibyiza byose bafitiye umumaro. Tubifurije rero akazi keza muri gahunda cyangwa se